Nibyo reka mbasuze kandi bifurize kugubwa neza mbonero kubaha ikaze kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi kukuboza umwaka w'ibihumbi 2025 bibutsa ko ni ku munsi wa nyuma w'umwaka w'ibihumbi 2025 dore ko ku munsi w'ejo tuzaba twamaze kugera mu mwaka w'ibihumbi 2026 azaba ari ku itariki ya mbere mu Mutarama kabisa ku isaha 7 z'ijoro ngira ngo murabizi. Hari abari gutegura kuza kujya mu byukuri ku rusengero, abandi kabisa barafite gahunda zigiye zitandukanye, hari abari mu bitaramo. Mwese reka mbifurize kugubwa neza, mbonero kubabwira nti mu byukuri bukomeze kugenda muryoherwa. Ariko ibyo wakora byose, ibyo waba urimo byose, fatira ry'uburyo umuturage hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko we nubwo urimo urapanga mu byukuri bigiye bitandukanye, nibwo wenda bavuga ati hari n'igihe bitameze neza, hari bamwe mu baturage mu byukuri bigoye kurushaho nabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bikaba biri guterwa n'iki cyangwa se bikaba biri guturuka kuki? Ni ku mirwano ikomeje kujya mbere, ngira ngo murabizi, ihuza itsinda ry'inyeshyamba z'umutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Ubu tuvugana rero imirwano yakomeje muri bimwe mu bice bimwe na bimwe ku butaka bw'iki gihugu, tukaba tugiye kuba twabirebera hamwe cyangwa se twakurikirana akantu ku kandi uko byifashe. Hejuru y'ibyo ngibyo turanyarukira no mu yandi makuru agiye atandukanye yakomeje kugenda amenyekana muri tumwe mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko amakuru yakomeje kugenda atugeraho nshuti bavandimwe mw'abantu mwe. Hagati aho ngaho mu mujyi wa Goma, imyigaragambyo yateguwe n'urubyiruko rw'abajanzi itegerejanyijwe amatsiko menshi cyane, ariko kandi nkwibutsa ko icyitwa ubwoba cyakomeje kuba cyinshi cyane ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kimwe mu bintu nshaka kukubwira cyangwa se ngiye kuba nagarukaho ni ibyavuzwe n'uwo bita Corneille Nangaa. Uyu murabizi ni umuhuzabikorwa wa AFC ibarizwamo n'izi nyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Uyu mugabo rero akaba mu by'ukuri mu cyo nakwita ijambo cyangwa se ubutumwa busoza umwaka kuri iyi nshuro yaje kuvuga amagambo cyane, ndetse aho yagaragaje zimwe mu ntego cyangwa se mu cyo mu by'ukuri baba bifuza kugeraho nka AFC. Ati umukuru w'umutwe wa AFC M23 yatangaje ko nta wundi mugambi bafite uretse gutsinda intambara mu rugamba, avuga ko barimo rwo kubohora Kongo nini yose. Ni mu gihe wari umuvugizi w'igisirikare cya Kongo nawe aherutse kumvikana avuga ko bagomba kurwana kugeza babohoye ahafashwe na M23. Muri kumva ayo magambo cyangwa se muri kumva ibikomeje kugenda bitangazwa n'impande zombi, niba watekerezaga ko ku ruhande rw'inyeshyamba, ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo batekereza ko wenda bagiye guhagarika imirwano cyangwa se umwaka wa 2026 turimo kwinjiramo ari umwaka wenda urugamba rugiye guhagaramo cyangwa se tugiye kubona ugucogora kwarwo, nge nkurikije ibyo wumva nawe mu by'ukuri ibi ntabwo ari ibintu bigoranye kumva. Nawe wumvishe ibyo izi mpande ziri kuvuga, wumvishe ibyo abayobozi barimo kuvuga, uruhande rwose kugeza ubu ngubu ruravuga uti 2026 ni igihe cyacu cyo gutsinda, ni intsinzi yacu. Bivuze iki rero? Bisobanuye ko ni imiripuko, ni za nyamugigima, ni imigundano. FARDC bati turarwana kugeza tubohoye ahafashwe na M23 cyangwa se hagajwe mu maboko. Ibi kandi nabyo nushungura cyangwa se nuza kwitegereza urasanga koko kote FARDC yatangiye kubikoraho Uvira. Kugeza kuri ubu ngubu harabura ijambo rimwe ryo kumvikana ko yaba yabaye tombe. AFC M23 nayo iti nta kundi bizagenda, dufite umugambi wo gufata cyangwa se gutsinda intambara mu rugamba. Avuga ko barimo kurwana kugira ngo babohore Kongo nini yose. Icyo kintu ngira ngo urimo uracyumva, ayo namagambo y'uwo bita Corneille Nangaa. Wareba none ugasanga koko izi nyeshyamba ibyo bavuga no baragerageza kubishimangira, kuko uyu munsi turabizi ko ngaha za Minema, za Kisangani, angaha mu by'ukuri za Shabunda hose ni ibice M23 ikomeje kugenda iteguramo cyangwa se igerageza kwerekerezamo imunwa y'imbunda zayo. Nubwo kugeza uyu munsi mu by'ukuri FARDC ifatanye na Wazalendo igafatanya n'ingabo z'u Burundi, bikanavuga ko ari n'abacanshuro bagenda mu by'ukuri bitambika ibi bitero, bitambika izi nyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Mu nama y'abakuriye umutwe wa FC M23 yabaye kuwa mbere igoma yo kureba uko umwaka ushize wagenze nuko biteguye utawe no 2026. Uyu mutwe watangaje ko Corneille Nangaa
uwukuriye yagize umwaka we 2026 ikimenyetso cy'intsinzi. Uri kumva icyo kintu ngo FRDC mu by'ukuri ngo biteguye kuyitsinda. Ndagira ngo unyarukire muri comment section utubwire ese ibyo Colonel Nanga avuga kuri uyu mwaka wa 2026 twese hamwe turimo kwitegura kwinjiramo koko bizaba ari byo. Uyu mwaka ni ikimenyetso cy'intsinzi kuri izi nyeshyamba cyangwa no kwivugira. Ibi byose rero bifite ikintu kinini bisobanuye cyangwa se bifite uruhare runini rw'ibyo tugomba kubona cyangwa se tugomba kwitega muri iyi ntambara, muri iyi mirwano. Itangazo ry'umutwe risubiramo Nanga avuga ko bazubakira ku gisirikare cya M23 bifuza ko kiba ishusho y'igisirikare cy'ejo hazaza cyubatse gifite ikinyabupfura kandi kitarangwa n'ibikorwa bibi. Akomeza avuga byinshi aho akomoza ku rugamba barimo, aho yavuze ko izuba rirasira uburasirazuba ko nabo bazaba bahari urumuri ruzamurikira Kongo. Ngo barahari nk'urumuri ruzamurikira Kongo rwose. Ngira ngo urumva ko 2026 M23 izi nyeshyamba ziragaragaza ko zifite imigambi yo kwinjira mu bice byose bya Kongo, naho kandi nanone kote FRDC nayo ikagaragaza ko 2026 ni igihe cyo kurimbura, ni igihe cyo kwigaruza ibice bya Goma, ni igihe cyo kugaruza Bukavu, ni igihe cyo kugaruza utu duce twa Ngungu, ahaza Masisi, za Rubaya ndetse n'andi yagiye atandukanye, za Ruhinja. Ibyo bice byose byagiye bigaragaramo cyangwa se byongera kubonekamo abarwanyi b'umutwe twaje intwaro wa M23. Kuvuga biroroshye ariko mu by'ukuri none burya ikintu cyose kibaho bitewe no guhiga. Niba izi mpande zombi zose zize gutya cyangwa se berekanye ishusho y'ibyo bashaka kugeraho, ubwo ibikorwa bizakorwa rero muri icyo cyiciro uzabasha gukora neza niwe ugomba kuba yatsinda. Byanze bikunze rero mu gihe tutaratangira kubona ibikorwa, icyo tugomba gukora ni ugutegereza tukareba. Gusa nanone ushobora gushunguruka avuga uti dukurikije ubushobozi uruhande ruri kwerekana, dukurikije ibimenyetso uruhande ruri kwerekana, ni iki twakwitega muri ibi bintu. Birasa nkaho bikomeye cyane cyangwa se ibintu bigiye guhinduka 2026 kurusha uko ibintu byari bisanzwe bimeze. Icyo cyo mu by'ukuri ndakubwiza ukuri ni ikintu ugomba kuba wakwitega. Hagati aho ngaho rero nkufite n'andi makuru akomeye cyane amaze kuba yamenyekana ku byo Kinshasa yakomeje kugenda itangaza igaruka ku Rwanda, ku muryango umwe bwa Afrika, African Union. Kinshasa yamaganye gusesagura ubusahuzi biri gukorwa mu ntambara ku mutungo kamere wayo, ndetse ngo ibi mu by'ukuri bikaba biri kuba mu burasirazuba bw'iki gihugu bikozwe n'u Rwanda. Ibi rero Kinshasa yaje kubivuga bivugira mu muryango wa Afrika yunze ubumwe ibishinja u Rwanda. Ubwo haburaga rero amasaha makeya ngo mu by'ukuri tugere kuri uyu munsi, inama ishinzwe umutekano ndetse n'amahoro yateranye y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Mu by'ukuri yari inama y'1321 ku rwego rw'abaminisitiri igamije gusuzuma ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi nama yabaye mu by'ukuri cyangwa se n'urwego ruhoraho rw'umuryango wa Afrika yunze ubumwe rushinzwe gukumira amakimbirane, kuyacunga ndetse no kuyakemura ku mugabane wa Afrika. Mu ijambo yatanze hifashishijwe ikoranabuhanga rya video, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Madame Tracy Kayikwamba Wagner yagaragaje impungenge zikomeye z'uko intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora kwaguka, hanyuma rero yamara kwaguka ikagera mu bindi bihugu by'akarere. Ntabwo yigeze avuga ibyo ari byo, gusa yasabye umuryango umwe bwa Afrika gufata ingamba zihutirwa, ashimangira ko ibikorwa by'inyeshyamba za M23 zishyigikiwe na leta y'u Rwanda bitakigira ingaruka kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa yonyine, ahubwo byatangiye no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Yavuze ko imirwano yabaye mbere y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo, nubwo inyeshyamba zatangaje ko zawuvuyemo, yerekanye neza ko ikibazo gishobora guhinduka icy'akarere kose, kuko iyi mirwano hari mu by'ukuri aho yageze no ku ruhande rw'u Burundi. Minisitiri Kayikwamba Wagner yagaragaje ko uretse akababaro gakabije abaturage bakomeje guhura nako, hari n'ingaruka zikomeye zishobora guteza intambara yeruye mu karere k'ibiyaga bigari, aho yavuze ko ibibazo byambukiranya imipaka byamaze kugaragara bigashyira mu kaga ibihugu bihana imbibi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane u Burundi. Uyaje kugira ati umutekano w'akarere k'ibiyaga bigari
ntushobora gukomeza guhungabanywa ndetse no gufata nk'ibisanzwe ihohoterwa rigaragara rishingiye ku kongera imirwano ndetse no gusara umutungo kamere wa Kongo bikorwa na leta imwe rukumbi ariyo u Rwanda idahana. Ku izina rya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yibukije ko igihugu cye cyahisemo inzira ya diplomasi n'imikoranire mpuzamahanga kigaragaza ubushake bwo gukemura amakimbirane mu mahoro ndetse no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Uyu yanasobanuye ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yakomeje kugira umutima mwiza mu biganiro bitandukanye, haba mu biganiro bya Washington, ibya Doha ndetse no mu biganiro byorohejwe n'umuryango umwe bwa Afurika. Gusa yashimangiye ko nta nzira y'amahoro ishobora gukomeza kubaho mu gihe amasezerano akomeza kurengwa inshuro nyinshi nta bihano bibayeho. Iyi nama ya CPS yabaye mu gihe umutekano n'ibibazo by'ubutabazi bikomeje kuba bibi cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, aho imirwano ikomeye ikomeje guhuza ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za AFC M23 zifashwa n'u Rwanda nk'uko yabivuze. Ati nubwo umuryango w'ubumwe bwa Afurika ugikomeje kurinda kuvuga ku mugaragaro ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yagwaye ibitero n'u Rwanda, ngo inama yabaye hashize ibyumweru bike rero mu by'ukuri aba y'amasezerano, ariko nanone nubwo aya masezerano ya Washington yagaragaye mwateye intambwe mu buryo bugaragara, ibiganiro bya Doha hagati ya Tshisekedi nabyo ngo biracyagenda bigura intege. Uruhande rero rwa Repubulika Demokarasi ya Kongo rukaba rwongeye kuvuga ku mugaragaro muri iyi nama rushinja u Rwanda rero kugira uruhare mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kubigiramo mu by'ukuri ukuboko binyuze mu gushyigikira ndetse no gufasha inyeshyamba z'umutwe wa 23, ariko kandi nkibutsa ko ubutegetsi bwa Kigali bukomeje kuba bwahakana ibi birego. Andi makuru akomeje kuba yamenyekana, nyemerera twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru turebe naho ibirimo bihavugwa muri teritwari ya Rucuru, ahakomeje kumenyekana rero amakuru adasanzwe nyuma y'ishimutwa by'abagore bivuga ko bari abawazarendo byamenyekanye muri Bukombo muri shofero ya Bwito bikozwe na bo mu mutwe wa M23. Hari ibindi bikorwa rero biri kuvugwa mu duce tugenzurwa kandi tukayoborwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 bitari byiza, byakomeje kumenyekana kugeza kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025 kandi biteye impungenge. Dukomeje rero n'andi makuru akomeje kugenda amenyekana ni muri teritwari ya Rucuru koko abantu babiri bakomerekejwe bikomeye mu kurasana kwabereye aho wita nta mugenga agenzurwa n'inyeshyamba za AFC M23. Ibi rero bikaba byabaye mu ijoro ryo kwa kabiri rikira kuri wa gatatu tariki 31 Ukuboza. Abantu bitwaje intwaro barashe ku baturage b'abasivile aho bita nta mugenga mu gace ka Bweza mu karere ka muri sector cyangwa se plutôt muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru ari kutugeraho. Ko bihagaze rero kugeza kuri uyu munota, baravuga ko amakuru aturuka mu baturage bo muri aka gace babashije gutangaza, baravuga ko agana amasaha 2:30 z'ijoro ubwo byari ku itariki 30 habaye urufaya rw'amasasu. Urufaya rw'amasasu rero rwaguyemo umuyobozi w'ishuri ribanza rya Rwampinga hamwe n'umuvandimwe we ukiri muto wacuruzaga mu by'ukuri amafaranga kuri telefone cyangwa se icyo twakwita nk'amayinite mu centre ya Namugenga. Ku kurasana rero mu by'ukuri aba bombi niho barasiwe ndetse hari n'abakomeretse, niho barakomerekeye bikomeye, bahita bajyanwa mu kigo nderabuzima hafi kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihutirwa. Nk'uko aya makuru akomeza bivuga, abakoze iryo shyano cyangwa se uko kurasana bari bambaye imyambaro ya gisirikare, bikekwa ko ari inyeshyamba zo muri M23 zagenzura aka gace. Abaturage rero bagashingiraho bavuga ko mu by'ukuri ibikorwa nk'ibi ngibi iby'urugomo bikwiye guhagarara. Ibi byateje ubwoba n'ihungabana rikomeye mu baturage bagize aka gace ko ibibazo by'umutekano wabo. Kukurasana rero kaba kongeye kugaragaza mu by'ukuri ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kwibasira iki gice cya Kivu y'Amajyaruguru kimaze iminsi kiri mu bugenzuzi ndetse no mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Nyuma yo kurasana amajwi menshi arimo kwamagana rero ibi bikorwa by'urugomo bitangiye kumvikana, basaba guverinoma gushyiraho iperereza ryihuse kandi no kugerageza gukora ibishoboka byose abagize ibi bikorwa bakagezwa imbere y'ubutabera. Gusa rero ntabwo bizwi uburyo ki biza kuba bikorwaho mu gihe ibi bice bisanzwe biri mu maboko y'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ubwo birumvikana ko guverinoma itabasha kuhagera. Makobola ni agace kafashwe ndetse
biravuga ko ngo mu bagafashe ngo burya ngo haba harimo abacanshuro, harimo abamashinaniza, ariko ibi ntibyagiye bivugwa, ndetse ngo n'uruhande rw'inyeshyamba za M23 aho mu by'ukuri babivuze ku munsi w'ejo kuwa kabiri ku itariki 30, gusa FARDC yo ikavuga ko mu by'ukuri itagikorana n'uru ruhande, ahubwo kugeza uyu munsi mu by'ukuri ngo yaje guceceka ikarumira nyuma y'uko ibyo baherutse gutangaza batigeze bibabivugaho. Ariko abarimo twirwaneho ndetse n'abarimo M23 bakaba bavuze ko ngo baba bafite amakuru y'uko Makobora haba hageze kabisa abasirikare barimo mu by'ukuri n'abera, ariko ibingibi bikaba mu by'ukuri bitaremezwa na kote FARDC. Gusa nanone iki cyaba ari igisobanuro gikomeye cyane kandi gikaze cyo kugaragaza ko leta ya Kinshasa nk'uko yahoze ibigenza cyangwa se yahoze ishyira imbaraga mu mirwano kuri nshuro nanone babongeye kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse kugaruka mu by'ukuri bagarukanye imbaraga zikomeye cyane, kuko murabizi ko cyangwa se biranumvikana niba igihugu kiba cyafashe umwanzuro wo kuvuga kiti reka twishyure mu by'ukuri abasirikare baje badufashe kwinjira mu mirwano, badufashe ku mirongo y'imbere ku rugamba, mu by'ukuri nacyo ni ikintu kiba gikomeye, cyangwa se ni kimwe mu biba bigaragaza ko mu by'ukuri imirwano noneho ishobora kuba igiye gufata indi ntera. Kandi mu byo natangiye nkubwira mu by'ukuri nakubwiye ko ahangaha mu makuru yaje kugenda amenyekana, uruhande rwa guverinoma ruvuga ko rufite gahunda n'intumbero mu by'ukuri byo kuba bakwambura inyeshyamba za M23 ibice zigaruriye, gusa izi nyeshyamba nazo zikagaragaza nta gushidikanya ko ngo zaba zifite gahunda yo kugera mu bice byose by'igihugu nk'uko Korinanga yabivuze. Ubuyobozi Kamanyora aharereye muri teritwari ya Walungu mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo ngo bashinje ingabo z'u Burundi kurasa muri uriya mujyi ibisasu bibarirwa mu 150 ngo byahitanye ubuzima bw'abaturage b'abasivili, abandi benshi barakomereka. Icyakora abandi baravuga ko ibisasu byarashwe ku bintu by'inyeshyamba z'umutwe wa 23 Kamanyora hari mu hantu habereye imirwano ikomeye yahanganishije ingabo za M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo zashakaga gufata kariya gace, gusa birangira mu by'ukuri ingabo zirimo iz'u Burundi basubiye inyuma nk'uko mubizi. Gusa mu by'ukuri izi nyeshyamba zaje kugera mu mujyi wa Uvira ku itariki 9, ariko ingabo z'u Burundi nyuma yuko zari zimaze kugera muri bice Kamanyora ndetse no mu tundi duce nka Ruvungi na Katogota, Burundi bwatangiye kugaragaza ko mu by'ukuri imirwano ikorera muri bice yaba irimo kuberamo ibikorwa by'ubwicanyi mu by'ukuri, kandi ngo umutwe wa M23 waje no kurasa ku bice bituwe n'abaturage ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Umuyobozi Kamanyora witwa Hassan Shabani we yabwiye uwo bita Teddy Mazina ko ku itariki 2 Ukuboza aribwo Burundi batangiye ngo kurasa muri uriya mujyi muri rusange, ngo barashemo ibisasu bibarirwa mu 150 nk'uko bivugwa. Ngo yavuze ko guhera ku itariki 2 Ukuboza nibwo mu by'ukuri ibisasu byaturukaga mu Burundi, ngo abarundi babirashe Kamanyora ahantu babirashe ngo mu by'ukuri ibisasu bibarirwa mu 150. Umujyi wa Kamanyora ufite ubuso bungana kilometero kare 7 n'abaturage babarirwa mu bihumbi ijana. Shabana avuga ko ngo ibisasu by'ingabo z'u Burundi ngo byarashwe ngo byaba byaragize ingaruka zikomeye cyane, harimo n'ahasenyutse amashuri, amavuriro, ariko anarenzaho ko ngo hari n'ibyisha abaturage. Gusa habayeho impfu z'abantu babarirwa mu 8 ngo byari ikiza kubera intambara yari iri mu birometero 15 uvuye Kamanyora. Ariko ibi Burundi mu by'ukuri bukaba bugaragaza ko mu by'ukuri ngo byaba ari bimwe mu bigenda bitegurwa n'uruhande rw'umutwe wa M23. Ibi rero bikaba ari amwe mu makuru akubiri kugenda asikira cyangwa se avugwa ugomba kuba wamenya cyangwa se wasobanukirwa kugeza kuri uyu munsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2000 rero mu by'ukuri na 25 nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira. Rero impande n'impande zikomeje kugenda mu by'ukuri zigerageza gukora ibigiye bitandukanye. Inkuru rero imaze kuba yabakimomo nyuma y'ivuzwe na twirwano ndetse na M23 bavuga ko ngo ubu imirwano yaba yamaze kugeramo noneho mu by'ukuri Abanyafrika y'Epfo, Abanyakolombia, ariko kandi ibi nanone ntibizatungurana kuko mu by'ukuri ibi mwagiye mubibona mu bice bigiye bitandukanye. Uvira mu by'ukuri isaha ku isaha biravuga ko ishobora kuba yagwa cyangwa se yagira mu maboko ya FARDC mu gihe bimwe mu bice by'ingenzi byegereye uyu mujyi
birimo abagize uyu mutwe. Ariko kandi nanone ikindi kintu ugomba kuba wamenya cyangwa se ugomba kuba wasobanukirwa nubwo bimeze gutyo, M23 nayo ngo mu birindiro ifite hano muri aka gace yakomeje kugenda ishyiramo ingufu ndetse yongeramo n'abarwanyi mu rwego rwo kuba yabasha mu by'ukuri kugumana imyanya yabo, ndetse ngo ibi bikaba byanagaragaye ko barimo twirwaneho bakumira ko bashaka kuza kwamburwa ibice bigiye bitandukanye. Mubizi ko mu by'ukuri bakomeje kuvuga gukorana na M23. Kamashimira mbabwire ni mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe. Turaza gusura amasaha ari imbere, turuza kuba tureba n'ibindi baba bigezweho n'ibindi baba bikomeje kugenda bivugwa ndetse binatangazwa ku makuru n'ibiganiro bikomeze kugenda bijya ahagaragara. Nge nari Bosco Mutarabwe cyane in Region Info, ntucikwe n'ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho. Icyo navuga ni ciao ciao, hasta la vista.